Igice cya 13. Yesu yoza ibirenge by'abigishwa be. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenye ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo, ahaguruka aho yariraga yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza. Aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, ninakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati, Databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye ariko si mwese. Icyatumye avuga ati, nimuboneye mwese, ni uko yari azi uri bumugambanire uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge yambara imyenda ye, arongera aricara arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha, ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Ni ukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Nimumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Simbavuze mwese kuko nzabona atoranije, keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohora ngo, urya ibyo kurya byanjye niwe umbangiriye umugeri. Dore ubu mbibabwiye bitari byaba, kugira ngo nibiba muzizere ko ndi we. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese wemera uwantumye ari njye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye n'uwantumye. Yuda Isikariyota ava mu bandi. Yesu amaze kuvuga atyo, ahagarika umutima arahamya ati, ni ukuri ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Abigishwa bararebana kuko batari bazi uwavuze uwo ari we. Hariho umwe mu bigishwa be wari wiseguye igituza cya Yesu bafungura. Uwo ni wa wundi Yesu yakundaga. Simoni Petero aramurembuza aramubaza ati, umubaze uwavuze uwo ari we. Uwo ahengamira inyuma aho yari ari mu gituza cya Yesu aramubaza ati, Databuja, ninde? Yesu aramusubiza ati, uwo ndi bukoreze inogo nkayimuha ni we uwo. Nuko akojeje inogo arayenda ayiha Yuda Isikariyota mwene Simoni. Hanyuma yo guhabwa iyo nogo nibwo Satani yamwinjiyemo. Nuko Yesu aramubwira ati, icyo ukora gikore vuba. Ariko nta n'umwe mu bari bicaye basangira nawe wamenye icyatumye amubwira atyo, kuko Yuda yari afite umufuka w'imiya. Nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu amubwiye ati, genda ugure ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa ati, gira icyo uha abakene. Nuko Yuda amaze kwakira inogo, muri ako kanya arasohoka, kandi hari nijoro. Itegeko rishya ryo gukundana. Amaze gusohoka, Yesu aravuga ati, noneho umwana w'umuntu arubahirijwe, kandi Imana nayo yubahirijwe muri we. Kandi Imana ubwo yubahirijwe muri we, nayo izamwubahiriza muri yo ubwayo, kandi izamwubahiriza vuba. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto. Muzanshaka, kandi uko nabwiye Abayuda nti, aho wonge nimubasha kujyayo, namwe niko mbibabwira ubu. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo ni byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Yesu avuga ko Petero ari bumwihakane. Simoni Petero aramubaza ati, Databuja, urajya he? Yesu aramusubiza ati, aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzahankurikira hanyuma. Petero aramusubiza ati, Databuja, icyambuza kugukurikira ubu ni iki? Ko nzanagupfira. Yesu aramusubiza ati, uzampfira? Ni ukuri ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu.